Erega nyuma yuko umugore wawe umushyize ku zuba umwanitse ejo uba uzongera ukamukenera. Continue to love me because you are in a good way. God loves people, and if you love someone, you are in a good way for going to the heaven. So continue to love me. I do love you, but I'm married. Yeah. This guy, I mean this guy, you understand, Yeah. Umuhungu wanjye wowe umuhungu wanjye wowe wari bwanyishyurira inzu njye wawe bro. Iyo umuntu aje ngo umuhungu wanjye no, ntabwo ibyo bintu bigabura, ntabwo bigabura. So rero umva, teza umuntu imbere wangu. Yeah man, wagwan. Konje kubasuhuza abakunzi ba Behind the Wall Show. Nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu bice byinshi bitandukanye. Big up yourselves. We love you so much. Agajibabarirana. Nese ko utangiye guseka nararangiza. Wagwane basaza. Turabashuje rero aho muherereye hose. Big up yourselves. Turabemera cyane. Ngiye kuri Mike banyita Director DT, hano kuri mikoro hanga imbere yanyu kuri kamera za Biano Stanley Jackson. Yeah. Kuri kamera rero, behind the camera dufite Shagwa. Yeah, kabari cameraman wacu. Big up yourself boy. So, uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa wacu, ariko n'umutumirwa nta n'umusango. Ni umutumirwa byose. Umusangwa ni byose. Ndi byose. MC Stanley byose. Ariko MC Mind ni byose. Nshaka kubatiza. Mizina. What is my name? What is your name? Yeah. What is? Yeah. What is? Give me new name. Atangiye natamwita byishimo. Ubundi ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bindanga niranga muntu yanjye. Byishimo. MC byishimo kandi naba ndi the one. Naba ndi the highest. MC byishimo. Ako mujye mwita n'amazina kajyanye n'ibi. MC byishimo. Biraba yishimye. Ibyishimo byo mu birori, ibyishimo byo mu buriri. Abasa. M Stanley, MC Mind, MC byishimo. Yebana. Umva. Ndagwati. Salute musaza. Urangosoye. Yeah, welcome back. Turi hano rero. Reka dukore ikiganiro umunsi mu Cyongereza. Yeah, in English. Yeah, we can speak in English. Okay, all right. So, can you greet your fans, your people, Behind the Wall Show audience? Uplight. Good evening, my people. Good evening, my friends and my fans. How are you? Wherever you are, peace and love, peaceful settlement, wherever you are. Thanks a lot. How are you? Thank you. That's great, man. Yeah. MC Stanley, how are you doing? Praise the Lord. I'm good. How was your day? My day was a mix of good and bad. Good and bad. How long in your day? I was wandering up and down the street of Maputo. I met with difficult things. I can't say just now on microphone, but I was wondering. Then I met something good. I can't tell you just now, but I will tell you tomorrow. All right, that's great. Thanks a lot. So, MC Stanley, so what do you expect if you met one of your friends falling in love with you? What can you do? Yeah. As a married man. What can I say for you, like my fan? A fan of yours. Then she tell you, MC Stanley, I love you. She do love then me. You have a wife at your home. So what can you reply? Yeah.
I can answer here that continue to love me because you are in a good way. God loves people, and if you love someone, you are in a good way for going to the heaven. So continue to love me. I do love you, but I'm married. Yeah. This guy, I visit this guy, you understand, Yeah. Oh. Yeah, you have to say truth. You have to tell him Yeah, her man, truth. guys, yeah, man. MC I can't Stanley, lie you. Demi, wallah. You are the only one. Applied. You speak English, Portuguese, Shangana, Nyarwanda, Very Kiswahili. well. Oh shit. Oh my Very God. well. This is the number one MC. The Here MC. in Maputo, East Africa, West Africa, all over the world. This MC is Mind. number one MC. Yeah. Jishimo. MC Stanley. That MC mean Mind. MC Mind. MC Mind. You have to think and rethink. You have to speak many languages. Wow. Yeah, English, French, Portuguese, another Turkish. But Turkish I can't speak just now. Sorry. I'm sorry. Yeah. If you ask me something about the Turkish language, I can't do. Okay, Yeah, alright, but okay. I will try my best. Let's come back in our narrative language because there's many people who don't understand the languages we are using, okay? Reka tutangiye muri weekend. Ntanuko duherukanye bana. Eh, Akusigiye duherukanira. minsi myinshi wana. Wangu uziko ubundi uheruka ntarogosha ubwanwa. Tarogosha. Hano nabukuyeho Utarabusoko. nahambukura ubundi bwari bwuzuye ni mubyibuka se. None ubona araconze. None se byanyenze gute weekend yagenze ite ibiraka byaciyemo fresh no tunguzi cayo neza meze neza kuwa mbere no kuwa kabiri ubu ngubu uri kuruhuka uri kurya amafaranga kuri muri weekend ubundi abantu babaye musi quand même vraiment d'accord iyo bigeze nko kuwa mbere tujya ku ma picnic tukaruhuka tukaba dufata umuyaga wo hanze turi gutekereza ku birori by'ubutaha kuko bundi twe tuba tubukinze igihe cyose rero iyo ari nko kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu umuntu aba ari kuganira n'abavandimwe cya ku ga picnic ugafata umwanya tukajya ahantu hatuje kandi ugasoma n'ibitabo urumva niho dukura inspiration buriya turasoma papa turasoma kayukanara n'umuryango n'iki urumva ukarayoga waze madame ubundi uracyabaho ukagira uko ugira nyine uko wigenza ukaganiriza umuryango. Uyu munsi wawe se wakugendekeye gute? Ya umunsi wanjye wari uryoshye nagiye ahantu bita za Costa del Sol ku bantu bahazi none nahaciye niruka nanyuragaho gusa mpapepera kuko buranye nkunda amazi kandi ni ikibazo cy'abagabo bose uzagirana ibibazo n'isira hoya nta mugabo ubaho udakunda amazi n'abasore byarabagukiye none hasigaye agenda baririza ati umva hano hari amazi oya ubaye udakunda amazi. Yeah man guys, yeah, MC Stanley akabazo kamaze umuzima tubaho tukagira abavandimwe tukagira inshuti wowe ku bwawe utekereza iyo utekereje wumva inshuti ni iki? Inshuti ubundi number 1 cyambere inshuti niyo musangira ntigucure mwajyana ntigusike wapfa ikakurerera wasonza ikakugaburira wakora amakosa ikaguhishira wafungwa ikakugemurira. Iyo ni inshuti nyanshuti kandi inshuti si yitunze ibya mirenge inshuti ni ifite umutima urenze ibya mirenge nagaruka kwinjira mu buzima shangwa amasegonda 5 utekereze subiza ubwonko inyuma
tekereze neza uri muri contact zawe urebe mu bantu muziranye ufite nk'inshuti zingana harya mbanza ntekereza amasegonda 30 ya inshuti zingana mfite inshuti imwe mu bantu bose muziranye ufite inshuti imwe imwe gusa kabisa imwe yonyine ibintu bikaze mfite inshuti imwe mu bantu giye muri telefone yawe aranyeretse kuri WhatsApp ufite nk'abantu bagera mu 1,800 gutyo bariho benshi cyane ufite inshuti imwe yonyine ibyo bigwiriye somo ibyo bimpa isomo ry'uko ngomba kuba uwondiwe nkigira kuko iyo utigeze urapfa bicare bagira bati oya mwicare mwige basaza wowe ujye muri comment bazi ikibazo nabo how many friends do you have in your life murebe muri contact mufite utubwira ufite inshuti zingana wangu jewe ku giti cyanjye navuze ukuri kwanjye nawe nujya muri comment uze kuvuga je mfite inshuti only one wowe ufite zingana n'akazi kawe Jackson akandi kazo kamatsiko mu buzima bwawe wabaho hari ikintu waba warakoze mu buzima nyine warakoze iki gikorwa cyiza kugeza ubu ngubu imyaka ufite gishobora kuzatuma byibuze ugera ku marembo y'ijoro ukajya kubaze neza mu buzima bwawe kugeza iyi myaka ufite hari ikintu waba warakoze wumva gishobora kuzatuma ugera ku marembo y'ijoro byanze bikunze naragikoze mu gihe kitabeshye ikintu nakoze je nkikoreye ubwanjye ikintu wikoreye ntabwo kizakujyana mu ijoro nyereka proof imwe mu buzima bwawe utekereza ibyanze bikunze imperuka ibayo jewe ngomba kwinjira mu marembo y'ijoro cyangwa se uvuga uti jewe Nyagasani umunyabyaha n'ubu nta cyizere ikintu gishobora gutuma mvuga yuko imperuka ibaye oya ni imperuka itaha wowe mbwira ikintu waba warakoze kugera ku myaka ufite uvuga ati byanze bikunze iki kintu gishobora kuzatuma ngira ku marembo y'ijoro ikintu nakoze uyu munsi ni akasamutwe ndaje gituma shobora kuba najya mu ijuru nta no kubira bava ngo barakinga basanga inzugi bazikinguye gutya ukitambuka bagahita bafungura imiryango ikintu waba warakoze kimwe sinshaka bibiri kimwe cyonyine kimwe kizakuburanira niba wabakoze ibyaha kikakuburanira ye nuko banga ikintu nakoze gishobora gutuma njya mu ijuru kandi nkumva nanasanga ari kinguye gutya rivuga ati injira muhungu wanjye ye narafashije ni nacyo kintu gikomeye cyonyine nakoze kirenze ndetse nanjye iyo ntekereje mba numva ari ikintu gikomeye kandi n'ubu ngomba gufasha umuntu wese ndusha umusa niba uzi ko nkurusha ikofi uzankubita urutsinga ubabaye zajya nkuremera wowe ntabwo nakuremera uri umukire jewe nukuvuga ngo nifatanya n'abantu bameze naye bakubiswe bari hasi none nge nkabaterura urumva nkabazamura je nibwiriye abantu bari hariya kandi ndabanza nkareba isura niyo umuntu wakubiswe ese ubundi uyu mutipe umva reba imisatsi wagira ngo ni umumetisi nukuvuga ngo rero nawe ubwawe mba ndi kubona yuko urya neza niyo mpamvu bizamukira mu misatsi aza kuvuga none uzi ikimetisi
muze mukomore mukomore. So Stana, Yeah, umunsi ndagutwika ni ibibazo gusa. ngwino uyu munsi ko nanjye nazanye umunwa. Ufite mama mbabarire sorry. Ndamufite. Ufite n'umugore. Yeah. Bose urabakunda Cyane. Mama araguhamagaye. Arakubwira ati mwana wanjye ureye. Ndi mu mujyi. Ndakwinginze mu minota itarenze 5 cyangwa 10 kora ibishoboka byose ungireho umwana wanjye ndagukeneye. Ni ibintu byihutirwa. Ugitambuka iminota 5 umugore wawe ataguhamagara. Aguhamagara kugira ati sheri ndakwigize niba ahantu ari hose kora ibishoboka byose mu minota ingahe ubungezeho. Uzitabane subiza mama sheri. Urabona? Oya rekada buretse gake. Jye nakitaba mama nkahita mpamagara sheri, mama arampamagaye, mama sheri arampamagaye. Mama sheri mama arampamagaye, papa sheri mama arampamagaye, sheri mama arampamagaye. Kibazo nakata mutwe. People. Yeah. Kibazo nawe. Puede drogación. Ubukire ni iki? Ubukire ubundi ubukire. Mama mwanje kibazo. Kuko akenshi iyo dukoranye ibiganiro ndakumbwira ngo bakire banje bari hari. Nje niye nakoze kwibaza ubukire ni iki uvuga ayivuze ngo bakire. Ubukire ngewe ubundi mbuvuga ubundi nemye neza. Ubukire ni ukunyurwa n'ukuri ukamenya yuko hejuru yawe hari abakurusha, nawe aho uri hari aburusha, ukumva yuko buri gihe nawe inzozi zurimo zishobora kuba ari iz'undi muntu, kandi nawe ukeneye kuzagera ku nzozi z'ukurusha ukanyurwa n'ukuri. Ubukire rero nge numva ari ukunyurwa n'ukuri. Uba ari ubukire? Ijambo ubukire ni ukungu? Ijambo ubukire ni uko kabisa. Ku giti cyawe? Ku giti cyanjye. Gukira katse nk'abari cagagura. Gukira ni ugukira ikisundi warakize iki? Ibiheri mavunja ni nyirabuheri. Barakize ubukene. Ukira ubukene. None sukuru kubeva ukavanga ngo nukwiyakira. Kada. Manu ubukire ubukire bwa nyabwo kuri MC Mind ni ukunyurwa n'ukuri, ukumva ko hari abakurusha kandi ukanyurwa nayo ufite, ukumva ko nawe hari abuyarusha, ahubwo ugaharanira gushakisha uburyo utera imbere ugera kure. Ibyo ngibyo uri gukora babyita self defense. Babyita self defense. Ndi kwidefanda ariko no kwirema agatima kugira ngo utiyaho. Ubukire ni ugukira ubukire ni ukugira inoti. Kujugunya ubukene. Ukagira inoti nyinshi zirenze. Nuvuga ngo uba wabukize. Mani buri ubukene ni fo. Ubukire bukujya mu burenge bukakujya mu bwonko ubukene. Bro, ubukene ni fo man. Nakwaje ikibazo kiri direct turi gushyiramo psychology nyinshi cyane ngo gukenera ngo kugera gute sibyo. Kuba hari umuntu ubukeneye ibintu bya basic. Sibyo. Bibyibanze. Keneye kwambara, keneye kurira abana ishuri, sibyo. None hari umuntu n'ibyo ngibyo byo byararangiye, ahubwo icyo akeneye no kugura indege, sibyo, no kugura isi. Ukiri kuvuga ari ubushyiramo psychology nyinshi cyane ukavuga ngo gukira ngo iki. Urumva ubuzima twe tubaho bwa buri munsi, sibyo. Ni struggle tubikomeye cyane. Ni struggle ikomeye cyane, ni buri muntu wese aba afite ibibazo bye ari kurwana nabyo, sibyo. Hari n'abandi baba ibyo bibazo uri kurwana nabyo baba bashobora kuba abana bikemura. Bakakwihurira nyine ukarwana nabyo rimwe na rimwe bikanakwica tu. Urumva? Ariko ushobora kuba abana bigukemurira. Kandi abenshi baba bitwa n'inshuti zawe. Cyangwa nabo wita aba friend, families. Ariko ugapfa tu. Abajama bawe. Abajama bawe urumva? Ba meus bosses. Urumva? Ariko wapfa bakazana amamodoka bagaparika bakagushyingura. Bana byo nabibonye ejo bundi hari iminsi muri iyi minsi nabonye ahantu amamodoka aparitse ya danger. Urumva? Kandi umuntu yari yabuze amafaranga yo kujya kwa mu Buhinde ni kure. Yari yabuze yamujyana Jose Makamu. Urumva? Ariko umukire aza gushyingura
ari muri Mahindra yeah akazanamo n'uturayi mu modoka n'iki no refresh kwa ngaho kaza buriya bibaye byiza ntiwamenya ko umuntu yarembye yapfuye nabi ukamujyana kwa muganga sibwo waba umufashije kuruta kujya kumufasha apfuye fasha umuntu yapfuye kandi wari kumugera wakiri abakire inama na twakigira kuko nanjye ndo umukire twakisubiraho tukajya dufasha abantu batarapfa noneho ukereka umuntu kumukunda cyangwa se umuprefer donc umuhaye agaciro atarapfa bihinduke ibintu bihinduke tujye tugerageza dufasha abantu bakiri mu buzima anagushimira kubwati wakoze kunjyana kwa muganga cyangwa reka twite kubyitubukire ufite ubushobozi ufite uburyo ariko hari umugani bavango waba muzima yakamirwa n'amaboko bro amaboko yawe yangata gukamiye man cyo kwivugisha ngo iki ngo hari umuntu uzayagukamira nayihene nta wayakama ariko sinukubera cy'abantu batagira urukundo man urukundo rwahozeho ariko ubu ngubu rwagiye rurengerwa no guhemuka kw'abakene abakene nabo bahemukiye abakire cyane wangu abakene bahemukiye abakire none abakire bararakara bagira umujinya bamaze kugira umujinya barabati giye mfashira umukene urumva mfashira umukene avuye mu bukene agize ahagera amaze kugira ahagera anyita imbwa anyita fake anyihenuraho anyita ko nta nicyo maze ndi fake ndi ikigoryi sinize sometimes abakire ni mwa mwaranize bangu sometimes abakire bro abakire nta nubwo no it is thinking my ideas exactly no nukwango sometimes abakire nago twivuze nabe abakire kenshi nta nubwo tuba twarize wangu ntago tuba dufite bya bishuri bya danger bya masters ariko la majorité y'abakire bakize cyane ku isi ntago bakijwe n'amashuri nta nubwo bafite amashuri abakire batiza bitabakungu no nabakire nabo nabakire bakomeye cyane abakungu man gukira se niki turaza kubigarukaho nanone rero ubwo twinjiye nyine kwako numvise umuntu w'umukire sibyo ufite ubukire no kumenya kumanaginga no kubukontorora neza bisaba ubwenge bisaba ko warabyize none umuntu warabyize nibyo ndikubwira reka nkubwire n'abantu bumva bafite amafaranga sibyo batarize bafite abantu bafasha kuyakontorora kubera ko buriya hari ahantu bigera nyine point y'abantu ubwonko bukisiba none se amafaranga atera ubwenge cyangwa ubwenge butera amafaranga ubwenge sibyo kwanza habanza igitekerezo none igitekerezo ukakidevelopa ubwo ushaka gukora iduka ushaka gucuruza ushaka kugira gute sibyo ukakidevelopa none iryo duka rigiye rikura urumva bro ese wari wakora nk'iduka ushaka gukora iduka nk'ubu ngubu sibyo cyangwa bottle store ku munsi ukagikorera nka miliyoni 3 man uziko iyo utize urumva uziko mu bwonko bw'iboro kukabara nk'umusazi no kuyabara bikakunanira ukajya ugera nko muri miliyoni 1 ugasubira inyuma buretse gake nta mukire winjije ubo uretse ngurugero musaza nje nakubaje amafaranga nago nabyisinjije amafaranga please umva tuma turaganira reka mu mwanya mvuge nawe uraza kuvuga umunsi urashaka kunkira muri debate kandi je nakunda kwa kigana turaganira je nta muntu nisinjije sibyo nakubwiye ngo umuntu utarize ufite amafaranga menshi cyane sibyo giye numva mu kinyarwanda bamwita umukungu rugo byumva none umuntu wize umuntu wize ufite amafaranga bari no bita abakire abagwiza tunga urumva wakubwira ibirwa ashaka kugura akubwira ibiki urumva no umukungu wabakubwira ati ngiye nshaka korora ingurube zanambura rugo byo ariko nuvuga ngo ufashe umukungu afite amamiliyari n'amamiliyari ukaza ukavuga ati rero ngiye mfite umwana wanjye w'umuhungu ufite imyaka 5 yavumbuye computer idasanzwe waza ukajya kureba ukareba nimba ushobora gushoramo amafaranga yawe undi akaza akamubwira ati ngewe chef ngewe
dufite ahantu hanini cyane ubona dushobora kororeramo inkoko kororeramo imishwi tukajya tuyirera ibiryo bimeze gutya na gutya tugura ibyana tuze tuzihe duha amazi none umukungu iyo yageze atavuga ati direct ibiryo amazi bazabavoma hafi ibiryo tubigura gutya arabibara karikira gatavuga ati uyu ni umushinga ariko uje ukamubwira ati giye mfite umwana muto wavumbuye program runaka cyangwa computer atavuga ati ni scam bati nzakubwira katakuboroka kandi nono iyo computer none nk'umuntu wakoze Microsoft azabaho mpaka haje ikintu gihindura Microsoft kizabaye n'ubuvivi bwe buzarya ubwo numubwira uti inkoko ushobora kujyamo uburwari zigahita zipfa zose miliyoni yatanze zose zigapfa ahubwo umuntu wakoze Microsoft n'ubuvivi umwana ubuvivure umuntu wakoze Microsoft ashatse ntibukakora bazaba bari kurya ku ntoki ushatse ntibwakora umuntu wakoze Microsoft ashatse yavuga umuryango wose akababwira ati ntimugakore mujye mujya kubirwa niba mujya abona ngo batembere mu birwa bakava ku kirwa bajya ku kindi donc achievement zabo no kujya kubirwa hari nabo nabonye no bajya no mu birwa ngo biryana ngo ibyicana ngo reko kuko bapfa none se ubwo ubwenge kudanyiza rero wewe bizana ngo mu bwenge kuko ubwenge nyine ubwenge burigwa ku develop mind iyo uri kwiga uri ku training mind iyo uri kwiga ibintu ushobora no kutabikoresha ariko uburyo uba wa training mind yawe nibyo bituma bigutinyura bigatuma ureba kure cyane hashoboka bigatuma unatinyuka buri umuntu ufite amafaranga atarize hari ibintu adatinyuka baragufunga handese baragufunga abakire benshi ntago bize kandi bafite ubwenge bafite siyensiya tekinolojiya bafite n'ukuntu bamanaginga imari yabo bakanayidevelopa tega amatwi wa murezi ngaho mbwira umukire uzasanga muri office urumva adafitemo coffre-fort adafitemo machine ari wabona umukire nagabaho nese kuri ngende kukubwira rero ko amafaranga iyo bamaze gukira bakabona amafaranga bakenera inyunganizi zabizi niyo mpamvu bakenera computer bagakenera coffre-fort kuki se bakenera ziriya code se ninde wazihimbye nibo Microsoft niyo mpamvu mbwira ngo rero bakenera uwize amafaranga menshi ushobora kuyajira udafite umuntu wize ngo agufashe kuyajira se nibyo wavugaga nagira guri gushaka kuvuga yuko zana akantu kamwe bazana akubundi gutuzana hano umuntu urumva hano muri Ngiyane salawo Ngiyane hano kubera iki utaba wazanye akantu ngo tunywe umunsi wazanye ibintu by'amadebate kandi sara kuza mu madebate nashaka kuguhata ibibazo ntago nari nguheruka oya mbaza urumva mbaza ku buryo nge ndi bugusubize wigize wari wapoze zose buriga rero wasagaje gutana amaguru babanyiyongoje ndabasuje mwese abantu baje n'amaguru asubiza abantu baje kimwe abantu baje n'amaguru se baciye hasi zatsinzi hasi basuhuza bari bose uko baje bose basuhuza baje kawe aje kwa Karangwa shu ubundi hara ntago ubundi bavuga ngo Karangwa sho aje kwa Karangwa sho MC Mind ndi kumwe namwe wana murabizi MC iyo wishimye cyane nire jambo uvuga iyo umuntu yishimye akora ikintu geste niye geste ukora iyo nishimye cyane geste nkora nkunda kwita abantu ngo abana banje ubuzugu waburi kumwe na nyoko bavuga ngo umwana wawe ya kabisa mvango iyo wishimye waburi kumwe na nyoko bavuga mugati mwana wanje ya niko kantu kahita kaza kanye direct kabisa hari jambo riza nyine kwera ibyishimo ako kanya mitanita umuntu wese turi kumwe ngo mwana wanje kandi mu buryo buri karinyozo numva mbyishimiye ku buryo nawe yishimira kuba mwese umwana we Jackson ari igihe gishobora kugera kumva kwita umugore wawe yewe ase buriya ni nk'iki gishobora kuba yakora ugatekereza kumukubita niyo utamukubita aho ukabitekereza nkabitekerezaho
ntabwo wabitekereza uvuga ati nyine ugacura ko wamukubita if it is possible nkaba ati n'iki yakora ku buryo wenda nshinga iryinyo ku rindi nkaba ati ndimo mukopeza kugira ngo kwenda bizareba iki kiganiro baba bantumye wasanga ujyayo mu gikari nzakuneka neza sha ikintu ashobora gukora urumva ikintu ashobora gukora nkumva namukubita nubwo namukubita nukumbeshya bantetere abagore se n'abawe bantetere ufashe bantetere ukamufata wenda yagiye gukora gomba handi cyangwa yagiye mu bintu by'intuzi yagiye mu bintu bya uncenje niyo reaction wagira reaction nge nagira ni reaction ya silencieux naba silencieux kandi kubera ko bikomeye ibyo bintu nta nubwo nanamukubita sinanamureba nabi cyane ahubwo nareba after that I go back nkigendera niba narinje mu rugo hari ibyo narinjemo nkasanga akazi kari gukorwa sinanamukura muri ako kazi nareba nkakonfirma ko ari byo I can take some photo nshobora gukubita agafoto kugira ngo wenda ejo batazavangwa na amagambo nkakora nka proofing after that nakomeza rwose nkahita nikomereza kugira ngo barangize ibintu neza fresh n'ababangamiye so nicyo nakora jewe nta nubwo namukubise nta nubwo nazamubwira yuko ibyo bintu byambangamiye no hari abagabo benshi nyine ubona wenda amenya nk'amakuru ku mugore wari ahantu ari gukubita kenshi none ugasanga ahamagaye abanyamakuru ugasanga afashe amafoto ahise ya postinga uwo muntu wamubwiriye umugabo ari urucucu abayiraki erega nyuma yuko umugore wawe umushyize ku zuba umwanitse ejo ubu uzongera ukamukenera kuko icyo umushaka aba kigifite hari igihe aba aguhekeye abana kandi iyo umwanitse ku zuba n'ubundi uba wanitse umuryango wose nawe uba wiyanitse uba wanamye rero wa mugabo we umva ntuzakora ibyo bintu by'ubugoryi musaza kuko namwe mugira gutya nyine bibaho wangu bibaho niba uzi ko ibintu byakubaho why not undi muntu bitamubaho abagore nabo bafite ubushyuhe nabo barashyuha nk'uko twe dushyuha tugashyugura so kuki wumva yuko ushobora kuba wakata we ashobora kuba atakata it is possible ariko mwabagore mwe namwe nimuzajye muduca inyuma ko umugore waciye inyuma umugabo we aba yamaze kurangira buriya nta mugore uba ukimurimo kuko aba abonye ikintu gikomeye cyane ariko wenda natwe mwatwihanganira nimukazaye mutuzana ibintu by'igikoma mwakuye iwanyu ku idadu mba nteruriye imayindi yanjye urumva nkayibaterekamo nimuzajye mukora ikosa ryo guca inyuma abagabo banyu murumva none natwe ntago tuzajya dukora ikosa ryo gukora ucenje hanze ntago ari byiza cyane yewewe hano hari utwana twitwa babita abapfu wenda oya abapfu wenda buzi uraza kuyiyongereraho iyo ahuye n'umupfu buzi yewe avuye mu rugo abizi ko avuye mu rugo umva nkubwire amukorera akazi ntago azagaruka abapfu ni abantu babi abapfu bro buzi hari ubuhungu mwana bwakozi baba bwirirwa ku cyuma buterura gusa uri guhate bana atarabuke gake ndamukubita akazi nakora akazi faites attention Jackson mu buzima bwawe hari ikintu waba warakoze kikakugirira akamaro ugendeye ku bitekerezo by'undi muntu cyangwa ku nama y'undi muntu ngendeye ku nama y'undi muntu ngendeye ku gitekerezo cy'undi muntu n'ubu kuba ndi kuri mike n'izina mfite muri Maputo cyangwa no hanze yaho ni igitekerezo umuntu yampaye
yarambwira ati umusuku wundi abandi bakora umunwa nkabona nawe ufite umunwa wakoze umunwa kuzakugeza kure. ari ryari cyo gihe hari 2014. wow mpita ninjiza umunwa imyaka iri muri 11 11 kabisa nkora umunwa senior none umunwa rero just now umaze kungeza kuri behind the horse show. wow umaze kungeza imbere y'aba audience public TV ifite abantu 15,000 bandeba bari kureba bakabati. Ujye babwira ko TV yacu ni international. Iyi ni international. Niyo mpamvu tuvuga indimi zose. Bango basobanura band workshop band so ni ikintu kiri inyuma y'inkuta. Abantu batabasha kuvuga. Niyo mpamvu muzamuzanga ibiganiro by'ubwenge ahangaha n'ibintu by'ubwenge mutari muzi kubera ko ni just behind the wall show, it's something behind wall. Inyuma y'inkuta. Cyangwa inyuma y'urukuta. Ao lado de parede. Exactamente. Ao lado de parede TV. Let's come back. Aho ngaho kuri uwo muntu nyine wa kugira iyo nama ukayishyira mu bikorwa mu ugitangira nizihe mbogamizi wahuye nazo cyane? Nahuye n'imbogamizi zikomeye cyane kubera ko kubaka izina si imikino. Kubaka izina si imikino. Until now izo mbogamizi ndacyahura nazo. Hari umuntu wigeze ambwira ati musaza ibi bintu ntago ari ibyawe, shaka kandi kazi uzakora. Icyo gihe nari ndi kuvuga amazina y'inka. Ndebye nkuruye nzuminze ifoto yanjye nuko nanganaga icyo gihe urumva 2014 utaravimba. Nari ntaravimba wabagahe urumva abana nari nkiriyo urumva ntaravumbukayo. So ntago nacitse intege rero narakomeje for difficulty ndwana n'intambara zikomeye. Hari obstacles zo kuba nta buryo nta ugufirima uzi kujya mu bukwe wangu ukabona cameraman ahise yishyira kamera hari akajya kurya wangu uri kuvuga nk'amazina y'inka n'ubuntu n'umuntu kuri telefone ufata telefone ngagiye gutya gufilime bana kabisa bro birababaza byadanje. Imbogamizi z'aka kanya ni imbogamizi z'abantu umuntu aguhamagara akakubwira ngo bana ngo ngura umuhungu wanjye ngo ntubize ngo umuhungu wanjye ngo uzaze mu bukwe ngo umfashe kame murumva ko uri umuntu wanjye bro. Iyo umbwiye ngo uri umuntu wanjye ubizi ko ngewe ntunzwe n'ubu-MC akazi kanjye ari uku-MCinga njya nicara nkandika nkakora ibintu biri butuma abantu bishima ndibuze imbere y'abantu 500 cyangwa se barenga nkashaka ibyishimo byabo nkabiprokurara paka mbibonye nkabashimisha. Warangiza ukamubwira ngo umuntu wanjye ndibuze nambaye imyenda ihenze kujya kuko musaba agomba gufunga wangu agomba kuba yambaye neza. Ndibuze nambaye inkweto ihenze, ndibuze nifunze mfite kuri za mind zanjye super mind kuko kwitwa MC mind ugomba kuba ufite ibintu ugenda wubatse nyine. Uri MC mind ugomba kugenda na mind ya nyayo bro. Warangiza ukamubwira ngo nyine ngura umuhungu wanjye. Ibyo bintu koko umva ari investment. Je numva ubundi nk'umuntu ugushyigikiye unapanga unagira kuzamure ne yavuga ngo bana mu nama y'ubukwe twapanze yuko ari uzatuyobora ubukwe ahubwo musa wowe uca 30,000 niba arazi kuca 10 kubwo yate bantu uca 30,000 nabagiye kurenze niba ari umuntu wawe. Ariko kubyuvuze ngo bana ngo umuhungu wanjye wowe umuhungu wanjye wowe wari bwanyishyurira inzu ngi wawe bro. Iyo umuntu aje ngo umuhungu wanjye no ntago ibyo bintu bigabura ntago bigabura. So rero umva teza umuntu imbere wangu kandi ntago kuza kwemusinga ntago ari ugusabiriza no bro. Wowe niba umpaye akazi nkwishyuze unyishyure ureke kuzana ibintu ngo umuhungu wanjye ntago ibyo bintu bigabura. Nizere ko bumvise kandi ni byiza ko uyu muntu mu appreciatinga uyu muntu ukunda akazi ke wishimira no kubona yateye imbere. So kandi gutera imbere nyine bisaba
mole Cash money, cash money. rero mujye mwishyura neza M-Swat Yeah, turamwemera yeah, yeah. nanjye ngiye kurongora njye nzama amafaranga meza cyane nawe uzarongora. facture uzama amafaranga nzakwishyura kashike nzagu uzayifotora uzaza kwiberekana Bana kabisa bro uzanyishyure kuri sheke niwe muntu wa mbere urumva imodoka ya modoka simbivuze se uzayitindira imodoka ya modoka sha ariko muzayigaragaze muri kamera wawe abo bakiri uzagaragaze umbwira wagundira imodoka oya uzambwira abo bakiri ugiye sejo ngiye kurongora umwaka bana kabisa uzatindira imodoka umusa kugira ngo abakire mwana nanjye unshyize kera nagaza nabyo ngati cameraman nubikate ndenza uzayenza kwishyura uhindura imodoka bana uzanyi niwe mukire wa mbere uzabonyishyuye kuri sheke wako nzakuta sheke direct no nzahindura ikivugo so reka nono genda gira ngo uwo muntu nyine wagwaye wakwenspirinze umuntu watumye ugera ahangaha kandi ndizera ko utari ahantu habi meze neza cyane nanjye ubwanjye nizera akazi kawe niyo mpamvu ngiye guha akazi mu bukwe bwanjye kabisa so rero ngewe kabisa big up himself kabisa respect kuba yarakwenspirinze ukamugeza ahangaha ni ibintu byiza cyane noneho wowe gira ijambo umubwire ahangaha ndabizi uracyatera imbere ariko by now at this time at this level tell him something. Monsieur ni umuntu w'umugabo cyane ndakwemera warakoze cyane ndagushimira ndacyari gukomeza urugendo ruracyakomeje ariko aho narindi siho nkiri ubu ngeze kure ngenda ibirometero bimaze kuba byinshi ariko ndacyakomeza urugendo so rero warakoze kunyereka inzira nziza nanjye nahisemo neza nyagasani turacyari kumwe ariko igihe nzagererayo nzakubwira. Blessing. Thank you very much guys. Turi kumwe na MC Stanley, MC Stana, MC Mind. Icyogere barabizi bose. MC Byishimo izina ritanda na mwanya wita MC Byishimo. Big up yourself. Bakutekya kivugo cyawe. Kirashinya mukanura amaganga y'inkubaganga ugwa n'ay'inkumi Guma. ingangare y'umugabo senda hunga umugabo udahunga n'umuheto sha rugema amacuma acanye ku ikotono ry'abahizi nikwija besaba kwira imishwaro yewe guma ndi roti kora yeah guys, all right guys, big up yourself, God bless you, see you next time. Sure, thanks a lot. Fear God.